Mu gihe abantu benshi ku isi bahangayikishijwe no gushaka amafaranga no kwishyura inzu, kugura ibiribwa cyangwa kwishyurira abana amashuri, hari umugabo umwe utunze amafaranga arutaho igihugu gitunze. Buri nimugoroba, mu gitondo, ku manywa, nta saha yashira utavuze iri jambo amafaranga. Umugabo umwe wenyine ku isi niwe wabashije kubigeraho, amafaranga. Urebye umutungo wa Elon Musk ubarirwa hafi kuri tiriyari imwe y'amadolari. Biragoye kuwumva mu buryo busanzwe. Tekereza neza, ayo mafaranga yagabanyije abaturage b'u Rwanda basaga miliyoni 14. Buri muturage yabona amafaranga arenga miliyoni 90 kuri buri muntu, yaba umwana w'uruhinja ukivuka uyu munsi, umukuru, yewe n'abakuze. Tekereza famiye igizwe n'abantu batanu. Iyo famiye imwe gusa yabona amafaranga arenga miliyoni 450. Bashobora kugura inzu nziza, kwishyurira abana amashuri, gukora ubucuruzi no kubaho neza imyaka myinshi. Iyo utekereje gutya utangira kumva neza ubunini bw'uwo mutungo. Ariko ikintu gitangaje kurushaho nuko ayo mafaranga atari umutungo w'igihugu cyangwa w'ikigo kinini, ahubwo ni umutungo w'umuntu umwe gusa, Elon Musk. Umuntu ushobora kurya nk'uko urya, gusinzira nk'uko usinzira, ndetse no kubaho nk'abandi bantu bose. Niyo mpamvu mu minsi ishize isi yose yatunguwe cyane ubwo ibinyamakuru bikomeye byatangazaga ko Elon Musk yari ageze ku rwego rw'umutungo utarigeze gutungwa n'umuntu n'umwe ku isi. Ariko nyuma y'igihe gito andi makuru avuga ko ayo mafaranga yatangiye gushira cyangwa se kugabanuka mu buryo butunguranye. Ese byagenze bite? Ese ayo mafaranga yagiye he? Ese koko yari afite tiriyari y'amadolari? Reka twinjire muri iyi nkuru yatunguye isi yose. Ni inkuru nke zigeze zibaho zituma isi yose ihagarara akanya gato yumva ibibaye nk'uko byagenze ku nkuru ya Elon Musk. Mu gihe abantu benshi ku isi bahangayikishijwe no gushaka amafaranga yo kwishyura inzu, kugura ibiribwa cyangwa kwishyura abana amashuri, hari umugabo umwe utunze amafaranga arutaho igihugu gitunze. Reba nawe ufashe utwo dufaranga duke utunze ukongeraho ay'inshuti zawe, ay'ababyeyi bawe bigeze gutunga kuva bavutse kugeza na n'uyu munsi. Umuntu umwe mu mateka ya muntu, izina rye ni Elon Musk. Mu minsi mike ishize ibinyamakuru byinshi byavuze ko Elon Musk ageze ku mutungo urenga tiriyari imwe y'amadolari. Ariko nyuma y'igihe gito amakuru avuga ko uwo mwanya yamaze kuwutakaza. Abantu benshi bahise bibaza bati, ese bishoboka bite ko umuntu yatakaza amafaranga angana atyo mu gihe gito? Iyo bavuga Elon Musk ntabwo bavuga umuntu usanzwe, bavuga umuntu wahinduye inganda z'imodoka zikoresha amashanyarazi, wahinduye uburyo byogajuru byoherezwa mu kirere, kandi ugikomeje kurota ko umuntu azatura ku mubumbe wa Mars. Ibyo byose byatumye aba umuntu uzwi cyane ku isi. Ariko ntabwo yavutse ari umukire, ntabwo yavutse afite indege, imodoka zihenze cyangwa miliyoni muri banki. Yavutse nk'abandi bantu bose. Yatangiye ubuzima bwe ashaka amahirwe yo guhindura isi binyuze mu ikoranabuhanga. Uko imyaka yagendaga ishira, ibitekerezo bye byagiye bihinduka amasosiyete akomeye. Ayo masosiyete ahinduka umutungo munini cyane. Abantu benshi bibeshya ko kuba umukire bivuze kugira amafaranga menshi kuri konti. Mu mwaka wa 2026 ibintu byari byifashe mu buryo budasanzwe kuri Elon Musk. Sosiyete ze zari zikomeje gukura ku muvuduko mwinshi. Abashoramari bo hirya no hino ku isi bari bafite icyizere gikomeye cy'uko ibikorwa bye bizakomeza gutanga inyungu nyinshi mu myaka iri imbere. Uko icyizere cy'abashoramari kiyongera, niko agaciro k'imigabane y'ayo masosiyete yagendaga yiyongera. Uwo mwuka mwiza w'icyizere watumye umutungo wa Elon Musk ugera ku rwego rwari rutarigeze rugerwaho n'undi muntu n'umwe. Ariko amateka y'ubukungu atwigisha ko nta kintu gihoraho. Isoko ry'imari rimeze nk'inyanja, hari igihe amazi azamuka cyane, hakaba n'igihe amanuka. Hari igihe abashoramari bose bishimira kugura imigabane, hakaba n'igihe bagira ubwoba bakayigurisha. Iyo ibyo bibaye, agaciro k'amasosiyete gahita gahinduka. Nicyo kintu cyatangiye kugaragara ku mutungo wa Elon Musk. Uko agaciro k'imigabane imwe n'imwe kagendaga gahinduka, niko imibare y'umutungo wa Elon Musk ugenda guhinduka. Ku bantu basanzwe, gutakaza miliyoni imwe bishobora kuba ikibazo gikomeye. Ku baherwe bo ku rwego rwa Elon Musk, imibare biri ku rwego rutangaje. Hari igihe umutungo ushobora kugabanuka miliyari nyinshi mu munsi umwe gusa. Iyo umuntu abyumvise bwa mbere yumva ari ibintu bidashoboka, ariko mu isi y'isoko ry'imari ni ibintu bisanzwe. Umutungo ushobora kuzamuka cyangwa ukagabanuka bitewe n'uko abashoramari babona ejo hazaza ha sosiyete. Abantu benshi batekereza ko abakize bakomeye badashobora guhura n'ibihombo cyangwa se impinduka zikomeye, ariko kuri nuko n'abafite umutungo munini kurusha abandi bose ku isi bahora barebana n'impinduka z'isoko. Nta muntu ushobora kugenzura buri kintu cyose kiba mu bukungu bw'isi. Niyo mpamvu n'umutungo munini ushobora kugabanuka mu gihe gito. Iyo urebye amateka ya Elon Musk ubona ko ubuzima bwe bwuzuyemo gutsinda ndetse no gutsindwa. Hari igihe abantu bigeze kumuseka cyane, ndetse harimo na Perezida Donald Trump, bavuga ko ibitekerezo bye bitazigera bikunda. Hari igihe amasosiyete ye yari hafi guhomba, hari n'igihe yari afite impungenge ko amafaranga yari asigaranye atari kumara igihe kinini, ariko yakomeje gukurikira inzozi ze. Uyu munsi nubwo yaba yatakaje umwanya runaka ku rutonde rwa mbere ku isi, amateka ye azakomeza gutangazwa. Ikintu abantu benshi badakunda kuvuga ni uko ubutunzi bukomeye
buturuka mu kwihangana. Nta muntu w'umukire wa mbere ku isi mu ijoro rimwe, bisaba imyaka myinshi yo gukora, gufata ibyemezo bikomeye no kwakira ibyago. Elon Musk yageze aho ageze nyuma y'imyaka myinshi y'akazi gakomeye n'ishoramari ryari rifite ibyago byinshi. Iyo umuntu abonye umutungo wa Elon Musk ugabanuka, ashobora gutekereza ko byose birangiye, ariko ku bantu basobanukiwe ubukungu baba bazi ko ibintu bishobora kongera guhinduka. Isoko ry'imari rishobora kongera kuzamuka, agaciro k'amasosiyete gashobora kongera kwiyongera. Umuntu watakaje miliyari nyinshi uyu munsi ashobora kongera kuzigarura mu munsi umwe cyangwa se amezi akurikiraho. Isomo rikomeye ni uko ubutunzi bushobora guhinduka mu kanya gato, ariko ubumenyi, ubuhanga, uburambe n'ibikorwa by'umuntu yakoze bikomeza kubaho. Niyo mpamvu abantu benshi bakomeza kwiga ku rugendo rwa Elon Musk, aho kureba gusa umubare w'amadolari afite. Inkuru zicukumbuye, umwanya wa documentaire niyo Bobo Bosco, NBB News.